ntabwo ari kubusa twiziritse kuri ibintu by'imihango n'imigenzo. Ibi bintu abandi batuka, ibi bintu abandi babona nk'ibitagira epfo na ruguru, tuzi neza icyo bimaze mu buzima bw'abantu n'ibintu, mu buzima bw'isanzure, by'umwihariko mu buzima bw'igihugu. Iyo bitariho igihugu kirazima, turabizi neza. Niyo mpamvu ikintu kiba tukagikora mu izina ry'igihugu, tukabikora kandi bikagira umumaro, tugaterekera, tukagira duti bikagira umumaro. Rero nureba uko Ubuhinde buteye imbere, ukareba uko Ubuyapani bumeze, ukareba n'abo ngabo b'i Burayi bababwiye ko bafite indi mana bemera mu buryo bwabo n'imihango n'imigenzo bakora, binatuma bayobora isi. Mwebwe mwataye ibyanyu byabahaga imbaraga, erega barabizi kuko barwanye namwe mu gihe bazana ubucakara, mu gihe cy'ubukoroni murabatsinda, mwabatsindishaga imitsindo, mwarabarasaga mukabarasa imyambi itongere bikabaziraniza, bagatsindwa bakamererwa nabi, bataba abantu ntituzabashobora, babashyiramo abamisiyoneri, babazanira ijambo ry'Imana, barabahwamisha, kwisha amaneno, byose biba birarangiye. Abantu barapfa, barapfukera, buzura umwuka wera, basigara ari icyuka gusa, bararindagira. Abandi barangije bakajya baza bagahirika bati hi mu izina rya Ndahirima, ugahirima, abandi bagatoragura ubutunzi bagasahura, bakijyanira, barusahurira mu nduru. N'uyu munsi wa none baracyabakora mu mifuka. Bo bafite imihango n'imigenzo bakora. Mugende mubakure ku nzaratsi zabo, kuko nizo zibaha inzira z'imitsindo. Mubakure ku migi bambara, mubabwira ko ari ibishitani n'ibishenzi, ko abantu bambara bene ibyo bintu batazajya mu bwami bwo mu ijuru. Murazikuraho imigi zanyu zari zifite icyo zivuze, imitsindo yanyu, wa mukufi wa nyogokuru wawe, bya bikomo byerekana aho ukomoka, komo nicyo bivuze, aho ukomoka. Nimwaba mukibyitayeho. Ya masaro ya nyogokuru yakubwiraga ikintu runaka bivuze mu murage wanyu, ko yaguhaye n'ururarwe rwakwikomerejemo, nuko atari wowe ukomeje, ahubwo ko ari nyogokuru wawe uri muri wowe. Murajugunya toka shitani mu izina rya Yesu. Ibyo bintu ntabwo ari byo kujyana mu rusengero, mutwika abazimu banyu, murazimye. Rero byose muragira ngo bigende bite? N'imvugo zanyu zisigara ari ibishitani, ururimi rwanyu ruba ibishitani, hanyuma Icyongereza n'Igifaransa biba mvajuru. Haleluya, mina. Imana iba Dieu, iba Allah, iba Jehova, iba inde, hanyuma Imana yo kugira ngo nawe umane muri wowe, kuko wamaniwe. Mweze Imana ibihe byose. Iyo ndamukanyo ntawe ushaka kuyigira, kweza Imana. Reka da, ni Yesu ashimwe. Ninde niki? Ku izina rya Patiri na Mwana ni Mariya mutagatifu w'intuza w'icyo dusabire. Mukajya guterekera abazimu batari abanyu, naho mwebwe mudafite imizi. Muzikomeramo mute? Muzabasha guhanga mute? Mwamaze kudigadiga mu ntekerezo zanyu, muri ibihindugembe, nta kintu na kimwe muhagazeho. Nicyo gituma rero wumva ibintu byose bikorwa n'umuzungu. Muzungu sha wamwigerera, ariko abazungu n'abahanga. Hanga bahe? Ngegera gusa ahubwo. Ngegera gusa, kuko ibintu byose bafite nibyo birata. Twamaze kubona yuko imizi yabyo nitwe tubifite. N'ikimenyimenyi nabo baragaruka bakaza kutureba. Nkubwiye abazungu baza kuraguza ahangaha ntabwo nabarangiza. None se kukibaza akavuga ngo nje gukora ibijyanye n'ubushabitsi bwanjye, business, nje kubikora mu Rwanda, muri Afrika, hehe, baranzi hose. Ariko reka numvise umuntu ukomeye ku bumana bw'aba bantu bene Gakara, reka atubarize turebere ko ibi bintu bizaduhira. Kuki abashinwa badakora umuhanda batabanje gutamba igitambo? Bagafata inka bakayibagira mu muhanda, amaraso akameneka aho ngaho. Bagafata itungo bagatamba igitambo, hanyuma kugira ngo barinde amaraso yabo ashobora kuzahamenekera cyangwa y'abakozi babo. Hanyuma wowe ukumva ni ibishitani. Njyewe biriya bintu ntabwo nabijyamo. Ari wigeze mu buhamya arambwira ati reka muganga ibintu ukora nibyo. Ati njyewe nakoranye n'abashinwa, ati ibi bintu barabikora babazi inka tugiye gutangira umuhanda.
hata abantu bigira ngo ni za makiristu n'iki baravuga ngo ntago tuyirya, ati ntago muzadukorera mu ntuzo mutazaduteza ibibazo. Ati jewe ndirira, ati umuhanda ntitwawukoze tukawurangiza. Ati nyuma rero nibwo naje kumenya neza ko ari umuterekero, uwo muntu yamaye ubuhamya aje hano guterekera, ariko ntacyo yarampamirije kuko je nari imbizi. Barabanza bakaza bakabaza ko tugiye gukora ibidukora iki, biradukundira, tuzahagirira ishya n'ihirwe cyangwa duhambire dusubire iwacu tugende. Hakaba bubona bagomba kugira ibyo batunganya, abandi bagomba kugira gute, nkababwira ibyo ngomba kubabwira, ndaragura sindema. Ikimbabaza kwabo babizi kandi bari mu madini babashoyemo, bagahindukira bagashaka imitsinda, akabazi ko adashobora kujya gukora umushinga runaka nta hashinze imizi, atawuragije abakuru n'abakurambere be. Icyo mutazi igituma ibintu bigenda bizimira ni ubuhone twiga muri aya mashuri, aho usanga ubuvuzi mvamahanga tuminuzamo buhanganye n'ubuvuzi dukomokaho dushibukaho bw'umwihariko, kandi tukajya kuburwanya, kandi aribwo twakabaye tuvomamo kuba abahanga. Nyumvira nawe ubuhone abantu bagize, murakavuga ngo biriya bintu ngo byakera ngo bidafite icyo bivuze, ngo uramenye ngo ntuzabigemo. Ntuzabigemo, umugore ajya kubyara akakunanira, umuntu yamusiga uduti runaka yatumwuhagira, yatongera ibyo atongera, yamuzengurutsa akagozi runaka ko k'icyatsi runaka agatongera ibyo atongera, indi gahita ivuka, hanyuma wowe ukagombera gusotura kubaga. Ubwo umuhanga nindese muri mwebwe? Niba udashoboye no kubikoresha, wakoresheje bariya babyeyi babizi, bakakuba hafi, nk'uko umuganga agira abafasha bamuba hafi, cyangwa abantu bo mu ngamba zitandukanye, mu ngeri zitandukanye, bagahurira ku murwayi kugira ngo bamufashe. Kuki tuzabonamo umuvuzi wa gihanga wo gufasha abantu? Abitwa ba George de Vere, ba Tobinata, niho batekereje ikintu, n'abapsychiatre niho batekereje ikintu cy'ubuvuzi rukomatanyo, icyo bita approche éclectique. Ni ukuvuga uburyo buhuriza hamwe ubuhanga butandukanye n'impano n'iki byo mu mico itandukanye, kugira ngo umuntu abashe gufashwa mu buryo bwuzuye. Wagira ngo rero abaganga bacu sinzi aho bigiye bo, ariko ubu hari abatangiye kubimenya. Mu mavuriro umuntu akubwira ati ariko jyana genda bakurebere, ndabona ibi bintu ntazi ibyo ari byo. Urumva rero ibyo bintu rwose turabikeneye cyane, turabikeneye cyane. N'abagore bakubwiye ko bagiye mu mihango, ejo bakazabona kugira icyo bahanga nyuma yaho cyangwa mbere, bajya no kujya muri iyo mihango nabo bakagirirwa imihango. Umuhango ugira icyo uhanga, tushobora kugira abahanga nta mihango. Amakaminuza yacu rero nta mihango yigisha, ni ibishitani n'ibishenzi, ariko ku rundi ruhande muba mufite ibicupuri by'imihango mugirirwaho. Abantu barabatizwa ntibabandwa, barakomezwa ntibasubizwaho, barayambaza abatagatifu ntibaterekera, bajya ku ifunguro ryera ntibaterekera, cyangwa barahazwa, ntibarya intonorano. Ubwo se uragira ngo bigende gute? Barambara bakanigiriza amakaravate, ntibakenyera ngo bakeshe nk'impaza abafozi, nk'abarashi. Ubwo se urumva guhanga kose, hari n'ibihangano ugenda ubona biriho no niba abakurambere bacu barajyaga kubaka inzu bakagena ubugeni, design. Ariko dufite abantu bafite engineer mu bijyanye na design, architecture, ariko uyu munsi wa none udashobora kumubwira ngo nkorera ubugeni hanyuma ngo umubaze ngo iki gishushanyo wakoze kivuze iki, kubera iki wakoze ikintu ukora ikindi. Icyo bita essence y'ikintu. Ntabwo nzi ko mufite notion ku bijyanye na philosophy cyangwa se umwinjizo byibuza ku bijyanye n'imboneza bitekerezo. Ari ibintu bita essence. Kuki umuntu wakoze intebe yayikoze akayishyiraho ikintu cy'urwegamiro, ni ukugira ngo urutirigongo rudacika. Uko muzi ko n'Abanyarwanda babanje gukora intebe yo kwicaza amabuno yombi, iriya ntebe ya kinyarwanda niyo mpamvu ifukuye, ukumva rwose wicaje amabuno yombi. Buriya iriya position cyangwa iyo myicarire ni nayo Abanyaziya bagumanye
iyo bari mu kintu cyo kwihingamo agasani, mu myitozo ya mpinga agasani, biriya bya meditation, muzi ko bakuba amabero bakicaza amabuno yombi basa n'abatebeje ikibuno mu butaka, kubera ko kiba kiri hagati y'amaguru yabo basobekeranije. Niko twebwe iriya ntebe ya kinyarwanda ikoze, niho babikura, ni ukwicaza amabuno yombi. Uko umunyarwanda yagiye akura mu kumenya uko umuntu ateye n'imikorere y'umubiri w'umuntu, ntabwo yarekeyeho, yakoze n'intebe y'imvunwa. Niyo mpamvu umuntu wabaga wubashywe yasuraga ahantu bakavuga bati bamuha intebe y'imvunwa. Intebe z'imvunwa ntabwo muzizi uyu munsi wa none. Umuntu wagiye gukora izindi ntebe zakurikiyeho akagira n'amafute akagira gute, yagendeye ku kiwe, akitubwire nawe. Bagiye kubaka inzu rero bayubaka ari uruziga, ubugeni bwayo, design yayo bagennye ko iba ari uruziga, bashaka kuvuga bwa bumwe bw'abanyarwanda, bashaka kuvuga umugore utwite ku Rwanda ari indi samirwamo rukaba n'indi byara. Niho hari cya gitabo gitubura muryango kirimo na ya migongo rugongo. Reka bibabwire noneho mu byumva. Ubwo se hanyuma ugira maparamane, ugira inzu z'urukiramende uyu munsi wa none, inginiyazi bacu mpora mbibabaza iyo tubiganira, we abavuze iki? Urumva yuko rero ibyo byagiye bita agaciro kubera yuko imihango yavuyeho. Muri icyo gitabo cyitwa igitabo kuko hari igitabyemo, batabamo imitsindo, nanjye nayitabyemo. Imitsindo y'igitambo cy'umuterekero wereje, waragurije wereje, binakwereka yuko ni wubaka uzaremye. Ugatabamo Imana Yezu, kimwe no mu marembo. Niyo mpamvu iyo umugeni yinjiye mu marembo bagomba kugira imihango bakora. Ubushize ngira ngo twabigarutseho mu cyigisho giheruka na Professor Nyagahere. Utagira imihango ntagira ibyo ahanga, utagira imigenzo ntagira uko agenza. Iyo suka y'inkonzo yavuye ku kadogo, babigiraho umugenzo, bakajya bizihiza akadogo. Bishingwa n'abantu bihariye bitwa ababanda b'abadogo, nibwo bwoko bwacu. Ubuzima bushingiye ku muco. Ubuzima bushingiye ku muco ni ishuri ridusogongeza ku muco w'abaduciriye inzira kugira ngo tugaruke ku isoko, hamwe dushinze imizi y'imibereho yacu. Ntawe ushidikanya ko umuco wacu ari igicumbi cy'ubukungu tuvomamo ibisubizo ku buzima bwacu bwa buri munsi. Murakoze muganga, nanjye nari mfite ikibazo mwanjye ishema nako wigeze kuvuga yuko nta buhanzi bwabaho hatabayeho imigenzo. Nanjye ndi umuntu ukunda ibintu bijyanye n'ubuhanzi, ariko mu bijyanye no gushushanya kiriya kintu wakivuze numva ngize amatsiko, ndavuga ni ibyo ari byo byose ibi bintu umuntu abyumvishe kurushaho, hari nabyita nka creativity, hari uwundi mwihariko yabizanamo. Kiriya kintu ntabwo twagisobanukiwe cy'imigenzo uburyo yahura n'ubuhanzi, ariko by'umwihariko nkanjye muri kariyeri mu ndijyanye no gushushanya cyangwa se paint. Ndibuka njye nayo neza twasuye mu Bicumbi n'undi muvandimwe Muvuna Ndinda, twabonye ukuntu hameze, haba ari mu myubakire, haba ari uko ibikuta bimeze, uko hariya mu Bicumbi twabonye hameze. Muganga, icyo kintu cy'imigenzo wakitubwiraho? Murakoze. Murakoze cyane. Ndatekereza yuko hanini icyo kibazo utakibarije, ahubwo ko ubariza abandi, kuko wowe nibaza ko nyine ibyo tumaze kwigana n'ibyo uvuze yuko wageze mu Bicumbi hari icyo byakabaye bikubwira, ndabizi byaranakikubwiye, ariko wenda turanongeraho. Nuko nababwiye aho ibyo byose biva. Ni mpamvu ki tujya guhanga iyo ushyizeho niba ari ikigo nk'icyo, ugashaka ikirango cyacyo, kugira ngo ikirango kibeho ntibiva mu buhanzi. None se ninde muntu wundi waguhangira ikirango akakizana neza mu mbonezabitekerezo y'ibyo washakaga kandi watazi umurongo w'imbonezabitekerezo wari urimo? Ni wewe wenyine wabyihangira. Ubundi umuhanzi n'abariya bakoresha ubugeni haba mu ikoranabuhanga cyangwa n'intoki, ntabwo yaguhangira ikintu utamuhaye igitekerezo. Umuha igitekerezo. Ibyo bita essence muri filozofi. Ni ukuvuga igituma ikintu kiba icyo kiri cyo, kikanatera uko giteye,
kandi buri cyose kikaba gifite icyo kivuze. Ngendeye kuri urwo rugero, ntago byatugoye gushyiraho ikirango cy'ikigo nyarwanda cy'ubuzima bushingiye ku muco, kubera yuko nari namaze kugaragaza ibirango bitatu by'ingenzi umuco w'u Rwanda wubakiyeho: Imana, inka n'ingoma. Imana, inka n'ingoma. Kuri ibyo birango akaba ariho hashamikiye imihango, imigenzo n'imiziririzo umuco w'u Rwanda wubakiyeho. Noneho bananagaragaje inyabutatu y'umuntu: umwuka, intekerezo n'umubiri, umuntu nk'indatandukanywa. Noneho rero ko nabigaragaje ibyo byose, igisobanuro gishya cy'umuntu, indatandukanywa, bya birango bitatu by'ingenzi umuco w'u Rwanda wubakiyeho, nibyo byavuye mu cya kirango cy'ikigo nyarwanda cy'ubuzima bushingiye ku muco. Urumva ko twahanze, ariko guhanga kwacu kugira ngo gukunde nuko twashingiye ku mihango ya bya bindi twakoreyemo ubushakashatsi, ku migenzo ya bya bindi twakoreyemo ubushakashatsi byanatweretse uko tugomba kugenza. Urumva ubugeni twagize, uko twagennye cya kirango cyacu, byaturutse mu bumenyi twakuye muri ya mihango n'imigenzo by'abakurambere bacu dukomora ku muco wacu. Ari naho tuvuga ngo utagira imihango ntagira ibyo ahanga. Urundi rugero nshaka kuba, murimo kunyumva? Yego. Murumva n'ibyo mvuga mugenda mubishyikira? Yego, turimo turabumva. Aha, urundi rugero nshaka kubaha rushingiye ku mihango. Urabona yuko mu muhango wo guterekera twakuyemo yuko udaterekera ntatekana, ntafite n'aho ateretse. Ni ukuvuga ntatetse, ntiyicaye, ntatuje, ntatekanye. Turavuga rero tuti burya noneho kimwe mu bituma abantu bagira ingorane mu bijyanye n'ubuzima bwabo bwa buri munsi, bw'imikorere, bw'imibereho, ni uko ubuzima bwabo budafite aho buteretse. Igituma n'abantu banarwara n'indwara n'ibibazo bitandukanye byo mu mutwe bikananirwa no kuvurwa, ni uko badafite aho bateretse, nta gitereko cy'ubuzima bafite. Uwakora uyu muhango w'umuterekero yahesha umuntu, atari no mu mwuka we gusa, ahubwo no mu ntekerezo ze, no kongera gutuza, agatureza, agatekana, kuko ameze nk'ikibindi gifite aho giteretse. Kimwe no kubandwa byaba bifite aho bimushyize, bimwomatanishije, naho kumwomatanisha n'ubumana bwe, kumwomatanisha n'abakurambere be, abazimu be batazima, uwo muntu rero ntazazima. Hanyuma niho twahanze ibijyanye n'ubuvuzi bushingiye ku muco w'u Rwanda mu kuvura indwara n'ibibazo byo mu mutwe. Kimwe no kuri ibyo bijyanye n'imitongero, aho bakubwira ngo nta muti utagira umutongero. Ijambo rirarema. Ijambo bwiye umurwayi umuha n'umuti biramurema, atari mu mwuka gusa ngo birwane n'ibinyamwuka bimukiza akabi, ahubwo no mu ntekerezo, kuko bimusubizamo kwikomeramo no kongera gushingishwa intege. Urumva yuko ntitwajyaga kugira ubwo buhanzi bw'ubuvuzi bushingiye ku muco tudashingiye kuri ya mihango n'imigenzo. Mu gukora imihango n'imigenzo rero, nk'abize bakaminuza bakiga n'imbonezabitekerezo, byatumye twibaza ngo muri iyi mihango harimo iki, esanse yayo, nyirizina yayo, mu mizi yayo harimo iki, kigamije iki, kandi iyo kitariho ngo gikorwe abanyarwanda baba bahombye iki, kigaruwe se baba bungutse iki. Turabikora, birakunda, bigira icyo bitanga, kandi gitanga umusaruro. N'uyu munsi wa none n'aha tuvuganira nicyo tuvugiraho, kuko iyo biba bidahari ntabwo n'aka kanya tuba turi kumwe, ubwo natwe tuba tumeze nk'abandi. Ndabaha n'urundi rugero
Dr Baranshira nkunda kumugarukaho ni umuvandimwe w'umupsikiatre uvura indwara n'ibibazo byo mu mutwe akoresheje imiti inshinge binini iki ariko nibyo by'ijambo. Ni umurundi yanditse igitabo akita Les Esprits Baganza et le rôle thérapeutique do kubandwa au Burundi. Ntabwo ari wo Burundi gusa ahubwo ni muri aka karere k'ibiyaga bigari ibihugu by'abacwezi byose kubandwa guterekera ni ibintu bifite umumaro. Yabikuye herero yabikuye yuko nawe yahuraga n'indwara nk'uko nanjye mwumva byagiye bigenda bikamunanira kubivura. We rero ntiyari afite impano yabyo nk'uko wenda gifite iyo mpano n'umurage, ariko agira ubwenge bwo kumenya ngo ariko hari abakurambere hari ababyeyi bakuru nzi bakoraga ibingibi bagaterekera bakabandwa bakagira bate umuntu agakira indwara yo mu mutwe. Mwese ntimubizi yuko abanyarwanda bavura ibisazi bavura indwara zo mu mutwe? Ntimubizi? Hanyuma uwajya kubabaza uko babigiraga ibyo bintu tukabyifashisha no mu buvuzi mvamahanga. Nibwo rero yagiye atangira kugenderera abavuzi ba gihanga. Rwose aba bavuzi bakiri nongera mbisubiremo bakwiye kwitabwaho cyane kuko ni ikigega cy'ubukungu gikomeye cyacu mu buvuzi, by'umwihariko twebwe tuvuga ngo turaminuza turiga. Nta kintu dushobora kuminuzamo tudafite bariya bantu. Ntibishoboka. Ukora ikinini ntiyamenye icyo gikoramo, ukora umuti w'amazi ntiyamenye icyo ukoramo batamubwiye igitawukuramo cyangwa igikomoka ku nyamaswa cyangwa mu ibumba cyangwa hehe. Ugira ati aha hantu ni ikigega cy'ubukungu gikomeye. Nyamara ikimbabaza n'ejo bundi mwabonye yuko Minisiteri y'Ubuzima yasohoye itangazo rifunga ibintu byose bijyanye n'ubuvuzi bwa gihanga. Ndenda kujya kubonana n'umutware w'ubuzima nkamubaza ibyo bintu mu buryo bwihariye, kubera ko babanje twari twaravuganye bigira n'icyo bitanga umusaruro. Ngira ngo ni nabwo twatangije ibijyanye n'ihuriro ry'abavuzi ba gihanga mu Rwanda. Ndi mu bantu baritangije bwa mbere, ndibera n'umunyamabanga mukuru secrétaire général, dufatanyije n'abandi bagenzi banjye twagiranye dushyiraho uwo musingi. Nyuma ariko biza kongera kuzimira. Icyo mutazi igituma ibintu bigenda bizimira ni ubuhone twiga muri aya mashuri, aho usanga ubuvuzi mvamahanga tuminuzamo buhanganye n'ubuvuzi dukomokaho dushibukaho bw'umwihariko, kandi tukajya kuburwanya, kandi aribwo twakabaye tuvomamo kuba abahanga. Nyumvira nawe ubuhone abantu bagize. Murakavuga ngo biriya bintu ngo byakera ngo bidafite icyo bivuze ngo uramenye ngo ntuzabigemo. Ntuzabigemo. Umugore ajya kubyara akakunanira, umuntu yamusiga uduti runaka yatumwuhagira yatongera ibyo atongera, yamuzengurutsa akagozi runaka ko k'icyatsi runaka agatongera ibyo atongera, indi gahita ivuka. Hanyuma wowe ukagombera gusotura kubaga. Ubwo umuhanga nindese muri mwebwe? Niba udashoboye no kubikoresha wakoresheje bariya babyeyi babizi bakakuba hafi, nk'uko umuganga agira abafasha bamuba hafi, cyangwa abantu bo mu ngamba zitandukanye mu ngeri zitandukanye bagahurira ku murwayi kugira ngo bamufashe. Kuki tuzabonamo umuvuzi wa gihanga wo gufasha abantu? Abitwa ba Georges de Verre ba Tobinata niho batekereje ikintu, n'abapsikiatre niho batekereje ikintu cy'ubuvuzi rukomatanyo, icyo bita approche éclectique. Ni ukuvuga uburyo buhuriza hamwe ubuhanga butandukanye n'impano n'iki byo mu mico itandukanye kugira ngo umuntu abashe gufashwa mu buryo bwuzuye. Wagira ngo rero abaganga bacu sinzi aho bigiye bo, ariko ubu hari abatangiye kubimenya mu mavuriro. Umuntu akubwira ati ariko jyana genda bakurebere, ndabona ibi bintu ntazi ibyo ari byo. Urumva rero ibyo bintu rwose turabikeneye cyane. Urumva rero ntabwo dushobora kugira ubuhanga ngo duhange tudashingiye ku muco wacu. Urundi rugero nabaha, wenda mfite ingero nyinshi ariko reka ngarukire hafi, namwe muragenda mubona izindi. Ubu mu bijyanye na made in Rwanda n'iryo remetanya ryose tuvuga, yari kuba riri kure cyane iyo tuba tutazi byibuze ikintu cy'imigongo. Ariko aho tumaze kumenyera ibijyanye n'imigongo
yo ku gikomangoma Kimenyi, ka Kimenyi, wo mu Gisaka. Urumva uyu munsi wa none nibyo by'amabara n'iki ntabwo abantu baba babifite, ariko urumva uriya atekereje azana ingeri zitandukanye zo guhuza amabara y'ikinyarwanda, agenda abikora mu buryo bw'ubugeni butandukanye, abonamo ubugeni dufite uyu munsi. Ubugeni ni design. Urumva niyo wize mu zindi ndimi ntabwo umenya ibyo ari byo. Design, what is design? Ariko ubugeni ni ukugena uko ikintu kibaho n'impamvu yacyo n'imizi yacyo n'imbonezabitekerezo yacyo, ukamenya icyo kivuze. Abantu batabizi baravuga ngo ni imigongo. Ntabwo ari imigongo, ni imigongo. Tubikura hehe? Ntabwo bavuga igisaka cy'imigongo, bavuga igisaka cy'imigongo. Tubikura hehe? Tubikura muri yandi byara. Muzi ko rero bavuga ibijyanye nyine n'iyo migongo. Aho duturuka. Ubwo se urumva nk'ibise byajyaga kuva hehe? Amazu yacu dufite uyu munsi wa none n'amabara twiratana si imigongo se, ni mu mihango rero, ni mu migenzo. Iyo design, ubwo bugeni ntabwo bwaza tudashingiye ku muco. Utagira imihango ntagira ibyo ahanga, utagira imigenzo ntagira uko agenza. Ngaruka no ku by'imihango, ni ukuvuga yuko ikintu cyose wahanga nanone nta muhango wagikorewe, nta mugenzo wakigiriweho, nta mutukiro muzima wakigiriweho, ntago kiramba. Niyo mpamvu n'abantu usanga bagira imishinga ikagenda ipfanirana kubera ko nta mitsindo bafite. Ntawe ujya kubaka inzu atabanje gukora umuhango, ntawe ujya gusiza ikibanza atabanje gukora umuhango, ntawe ujya gusaba umugeni atabanje gukora umuhango, ntawe ujya kugira ate atabanje gukora umuhango. Ibintu mukora bifite imihango. N'abagore bakubwiye ko bagiye mu mihango, ejo bakazabona kugira icyo bahanga nyuma yaho cyangwa mbere. Bajya no kujya muri iyo mihango nabo bakagirirwa imihango. Umuhango ugira icyo uhanga. Tushobora kugira abahanga nta mihango. Amakaminuza yacu rero nta mihango yigisha, ni ibishitani n'ibishenzi, ariko ku rundi ruhande muba mufite ibicupuri by'imihango mugirirwaho. Abantu barabatizwa ntibabandwa, barakomezwa ntibasubizwaho, barayambaza abatagatifu ntibaterekera, bajya ku ifunguro ryera ntibaterekera cyangwa barahazwa, ntibarya intonorano. Ubwo se uragira ngo bigende gute? Barambara bakanigiriza amakaravate, ntibakenyera ngo bakeshe nk'impaza abafozi nk'abarashi. Ubwo se urumva guhanga kose, hari n'ibihangano ugenda ubona biriho no ku rwego rw'igihugu, ariko ureba bimwe twanagiye tuganira n'ababishinzwe bavuga ibi bintu ariko iyo bihabwa umuntu uzi imbonezabitekerezo byibuza agatanga n'igitekerezo ku bahanzi, ntabwo byari guhangwa gutya. Kandi buri ibirango biri mu bituma abantu batazima. Igituma rero ibyawe bizimata nuko nta mihango nta migenzo. Nigituma n'ibihangano iza no mu bihangano ibyo mwita ibihangano by'uyu munsi wa none nk'indirimbo n'iki ubigereranye n'ibya kera, ureba amagambo yabyo. Hari igihe abantu bakubwira baterega na kera hahozeho kera, na kera hahozeho kera, ariko mbwira ubutumwa buri mu by'abantu bahanga uyu munsi, umbwira ikintu kirimo, umbwira icyo biri buhange mu muntu. Niba ubutumwa bwa Rugamba Sipiriyane bwigishaga umuntu yuko agomba gukora, umwana agakurikiza se, ikivina ateruye nawe uzacyuse, hanyuma utangire n'icyawe undushe ugira ute, murunga w'iminsi ni umurimo. Urumva abantu barimo baratoza ikintu gifite icyo kivuze. Umusore muzima n'umeze atya ukora imirimo, umukobwa udakora umweyo ntukamwikoze. Inkuru nziza araririmba umubano mu bantu. Masabo Nyangezi arakubwira ibijyanye n'imiterere y'igihugu n'aho abantu bangaga akahabakundisha. Yarari no mu mujishi mwiza ashinzwe n'ibijyanye na gutunganya imijyi, urbanisation, ni nabyo yize.
urumva binamurimo rwose, aranabiririmba, aririmba igihugu cyose. Nk'uwo muntu wamunganya iki? Uwamumpage namuha igikombe yaba nari mbishoboye. Ariko ibyo nta noneho bigereranywe rero na nanjye numveho ngira ibiki, ibyo byose amafuti gusa, kandi amata ntasogongezwa. Noneho igihangano gicurangwa kuri radiyo y'igihugu, televiziyo y'igihugu, ni nanjye numveho. Warangiza ukajya kuvuga ngo abana barimo baratwara inda z'indaro, ngo reka dushyireho ingamba zo kurinda inda z'indaro, kandi kuri radiyo y'igihugu wirirwa ucuranga ibintu bituma batwara inda z'indaro. Uri umurozi ahubwo mubi cyane. Niyo mpamvu mu gisabisho cyo gusabira igihugu tuvuga ngo rutsindira umwanzi wo mu kirambi n'umurozi uvuka ishyanga, kuko igihugu cyishwe na bene cyo. Uyu mugabane wa bene Gakara wishwe na bene cyo, na bene wo. Ibyo twita iterambere nisubira nyuma. Ubu rero kuba mutumva icyo kintu, utagira imihango ntagira ibyo ahanga, ni ikibazo, kuko ntabwo abantu babona icyo bahanga. Ariko ndibaza ko ubu noneho mushobora kugira icyo mutoramo. Niba abakurambere bacu barajyaga kubaka inzu bakagena ubugeni, design, ariko dufite abantu bafite engineer mu bijyanye na design, architecture, ariko uyu munsi wa none udashobora kumubwira ngo nkorera ubugeni hanyuma ngo umubaze ngo iki gishushanyo wakoze kivuze iki, kubera iki wakoze ikintu ukora ikindi. Cyo bita essence y'ikintu. Ntabwo nzi ko mufite notion ku bijyanye na philosophy cyangwa se umwinjizo byibuza ku bijyanye n'imbonezabitekerezo. Ari ibintu bita essence. Kuki umuntu wakoze intebe yayikoze akayishyiraho ikintu cy'urwegamiro, ni ukugira ngo urutirigongo rudacika. Uko muzi ko n'abanyarwanda babanje gukora intebe yo kwicaza amabuno yombi, iriya ntebe ya kinyarwanda niyo mpamvu ifukuye, ukumva rwose wicaje amabuno yombi. Buriya iriya position cyangwa iyo myicarire ni nayo abanyaziya bagumanye iyo bari mu kintu cyo kwihingamo agasani, mu myitozo ya mpinga agasani, biriya bya meditation. Muzi ko bakuba amabero bakicaza amabuno yombi basa n'abatebeje ikibuno mu butaka, kubera ko kiba kiri hagati y'amaguru yabo basobekeranije. Niko twebwe iriya ntebe ya kinyarwanda ikoze, niho babikura, ni ukwicaza amabuno yombi. Uko umunyarwanda yagiye akura mu kumenya uko umuntu ateye n'imikorere y'umubiri w'umuntu, ntabwo yarekeyeho, yakoze n'intebe y'imvunwa. Niyo mpamvu umuntu wabaga wubashywe yasuraga ahantu bakavuga bati bamuha intebe y'imvunwa. Intebe z'imvunwa ntabwo muzizi uyu munsi wa none. Umuntu wagiye gukora izindi ntebe zakurikiyeho, akagira n'amafute, akagira gute, yagendeye ku kiwe, akitubwire nawe. Bagiye kubaka inzu rero bayubaka ari uruziga. Ubugeni bwayo, design yayo bagennye ko iba ari uruziga, bashaka kuvuga bwa bumwe bw'abanyarwanda, bashaka kuvuga umugore utwite ku Rwanda ari indisamirwamo rukaba n'indi byara. Niho hari cya gitabo gitubura muryango kirimo na ya migongo rugongo. Reka mbibabwire noneho mu byumva. Ubwo se hanyuma ugira maparamane, ugira inzu z'urukiramende uyu munsi wa none, inginiyazi bacu mpora mbibabaza iyo tubiganira, we abavuze iki? Urumva yuko rero ibyo byagiye bita agaciro kubera yuko imihango yavuyeho. Muri icyo gitabo cyitwa igitabo kuko hari igitabyemo, batabamo imitsindo. Nanjye nayitabyemo. Imitsindo y'igitambo cy'umuterekero wereje, waragurije wereje, binakwereka yuko ni wubaka uzaremye. Ugatabamo Imana Yezu, kimwe no mu marembo. Niyo mpamvu iyo umugeni yinjiye mu marembo bagomba kugira imihango bakora. Ubushize ngira ngo twabigarutseho mu cyigisho giheruka na Professor Nyagahene. Utagira imihango ntagira ibyo ahanga, utagira imigenzo ntagira uko agenza. Iyo suka y'inkonzo yavuye ku kadogo, babigiraho umugenzo, bakajya bizihiza akadogo. Bishingwa n'abantu bihariye bitwa ababanda b'abadogo, nibwo bwoko bwacu. Uwo munsi ukitwa icyamweru, aho Kibogo Umutabazi yabahaye agakiza ko kwihangamo ibisubizo bashingiye ku muco wabo, kandi bagahora bibuka yuko u Rwanda ari aho rufite agakiza, ku iterambere ry'u Rwanda n'abanyarwanda riva mu kwishakamo ibisubizo bashingiye ku muco wabo. Uyu munsi wa none ariko ntawizihiza akadogo, murizihiza icyumweru kibwe mu cyamweru.
icyumweru icyamweru muri zizi juma wa gatanu, sinzi impamvu bagumanye wa gatanu kandi n'ubundi ari wo wari wa gatanu w'abanyarwanda. Muri no mu kibariro kitari icyanyu cy'iminsi 7 kandi twebwe twari dufite iminsi 5. Urumva mu mihango duhita duhanga ibyacu, duhanga igihe cyacu, duhanga ikibariro cyacu, tugira amezi yacu, tugira dushingiye ku mboneko z'ukwezi, tugira igihe twizihiza umurimo kumuganura, tugira iki. Iyo tudafite imihango turarindagira tubibihindugende. Abantu ku itariki ya mbere z'ukwa gatanu bizihiza umunsi w'umurimo, ntacyo bakoze, ntacyo bejeje, ntacyo bafite. Umurimo wizihiza ni uwuhe koko? Ugateshwa kujya niba ari imyaka ubagara, niba ari iki, urarindagira nta kirera ngo nawe ngo umunsi w'abakozi wakoze iki? Uri n'umukozi washobuje wagushyiriyeho icyo kibariro kitari cyawe. Sinzi niba murimo kumva icyo kintu cy'utagira imihango ntagira ibyahanga, utagira imigenzo ntagira ibya, kuko ni teze na antiteze by'ubushakashatsi bwanjye ku bantu bashobora kumva ibyo ngibyo mu by'ubushakashatsi. Ni ukuvuga ugira imbundo ukanayitondagura ukagira gute, warangiza ukanagira uko upfundika. Mbivuze gutyo mu kinyarwanda cyacu, ariko ubwo hari igihe mbivuga buryo abantu bagatakara. Utagira imigenzo ntagira uko agenza. None ko mwaretse imigenzo kandi bibagenza ari uruhuri, amaherezo muzagenza mute? Uyu munsi abana benshi barisanga muri creative industry. Creative se, in what are you creative? Mu biki wowe uri creative? Wahanze iki? Urimo urahanga iki? Ni ukuremekanya. Ukuremekanya rwose turabibona no mu byitwa abahanzi. Uyu munsi none umuntu arasonza akaba umuhanzi. Ntago umuntu aba umuhanzi yashonje. Oya, gute kandi utarimo gutekereza neza? Ngo ndabona mu buhanzi ariho bigenda, ngo reka bariho nigira. Umuntu ahanga kubw'Imana, ntabwo ahanga kubera ko abona ariho bigenda. Nta n'ahantu burya bitagenda. Ibyawe byose ubikoze neza ukabikora mu mpano ikurimo, ukabitunganya neza mu mwihariko wawe, nta n'undi muntu wagukurikira. Nta hantu namwe bitagenda rwose. Amasoko ntabwo yabura. Ahubwo ikibazo usanga abantu bose bari mu rwiganwa kandi urwiganwa rwa mushushwe rwamariye abana b'imbeba mu rubariro. Ikibazo rero nta mihango ikihaba. Mu mihango nanone niho dufite ivumburamano mu muntu, talent detection. Kuko muri uriya muhango wo kurya ubunyano bategereza iriya minsi 7, abakurambere ntago babaga bategereje ku busa, babaga bakora imihango n'imigenzo, baraguza, baterekera, bagira bate, baterura umwana bamwitegereza, noneho bakamenya ikimurimo, akaba ari cyo bazamutuka, akaba ari nacyo bazamurereramo. N'uzamuraga akamuraga, niba ari umuterekero wamwereje cyangwa indagu zamwereje umurage uwo mu muryango, akaba ari byaragwa. Ibyo rero akaba ari byo akuriramo. Iyo aba ari byo abantu bigaga mu mashuri, buri muntu wese yarangizanya igihangano runaka. Ariko uyu munsi wa none ntabwo usobanurira uburyo buri muntu wese ugiye kwiga yiga igihari. Kuki ujya kwiga ukiga ibyo ubonye byose? Umuntu yakabaye yiga ibimurimo. Niho mu kigo nyarwanda cy'ubuzima bushingiye ku muco tugira gahunda y'ivumburamano mu muntu muri ubwo buryo bwombi, uburyo bw'abakurambere bacu mu ndagu. Misiyo yanjye, umuhamagaro wanjye hano ni uwuhe? Ndebera mpfumurira. Aho ni mu ndagu. Ariko noneho hari ni ibipimisho byo mu bijyanye n'imitekerereze n'ubuzima bwo mu mutwe, les tests psychologiques tuguha, noneho tukamenya ngo burya icyo ukunda muri wowe wakora nk'umukino kikaza rwose kigatemba nk'uko amazi ahamanuka, iyo yashyizeho amanuka ahita atemba bitagoranye. Noneho tukavuga tuti niba wiga yiga ibi ngibi, nibyo biri mu mpano yawe. Niba ukora ibi ngibi, byihuguremo, nibyo byawe, ibindi bireke. Ubu rwose ugiye gupima abantu benshi bize ibintu wasanga benshi barayobye. Nabyo biri mu bituma ibyo abantu biga nabyo bidatanga umusaruro. Uburozi noneho bukarushaho gusizora. Urumva rero byose byapfiriye mu gutakaza imihango n'imigenzo. Buriya ntabwo, nubwo mbabwira ngo narasaze, ariko nimukabyumve gutyo. Nekereza ko mwumva icyo shaka kurengurizaho. Ntabwo ari kubusa twiziritse kuri ibintu by'imihango n'imigenzo. Ibi bintu abandi batuka, ibi bintu abandi babona nk'ibitagira epfo na ruguru, tuzi neza icyo bimaze mu buzima bw'abantu n'ibintu, mu buzima bw'isanzure, by'umwihariko mu buzima bw'igihugu. Iyo bitariho igihugu kirazima. Turabizi neza. Niyo mpamvu ikintu kiba tukagikora mu izina ry'igihugu. Tukabikora kandi bikagira umumaro.
bikagira umumaro, tugaterekera, tukagira duti bikagira umumaro. Rero nureba uko Ubuhinde buteye imbere, ukareba uko Ubuyapani bumeze, ukareba n'abo ngabo b'i Burayi bababwiye ko bafite indi mana bemera mu buryo bwabo n'imihango n'imigenzo bakora binatuma bayobora isi. Mwebwe mwataye ibyanyu byabahaga imbaraga, erega barabizi kuko barwanye namwe mu gihe bazana ubucakara, mu gihe cy'ubukoroni murabatsinda, mwabatsindishaga imitsindo, mwarabarasaga mukabarasa imyambi itongere bikabaziraniza bagatsindwa bakamererwa nabi, bataba abantu ntituzabashobora, babashyiramo abamisiyoneri babazanira ijambo ry'Imana barabahwamisha, kwisha amaneno byose biba birarangiye. Abantu barapfa barapfukera buzura umwuka wera, basigara ari icyuka gusa bararindagira. Abandi barangije bakajya baza bagahirika bati hi mu izina rya Ndehirima, ugahirima, abandi bagatoragura ubutunzi bagasahura bakijyanira barusahurira mu nduru. N'uyu munsi wa none baracyabakora mu mifuka. Bo bafite imihango n'imigenzo bakora. Mugende mubakure ku nzaratsi zabo kuko nizo zibaha inzira z'imitsindo. Mubakure ku migi bambara, mubabwire ko ari ibishitani n'ibishenzi, ko abantu bambara bene ibyo bintu batazajya mu bwami bwo mu ijuru. Murazikuraho inigi zanyu zari zifite icyo zivuze, imitsindo yanyu, wa mukufi wa nyogokuru wawe, bya bikomo byerekana aho ukomoka, komo nicyo bivuze, aho ukomoka. Nimwaba mukibyitayeho, ya masaro ya nyogokuru yakubwiraga ikintu runaka bivuze mu murage wanyu, ko yaguhaye n'ururarwe rwakwikomerejemo, nuko atari wowe ukomeje, ahubwo ko ari nyogokuru wawe uri muri wowe. Murajugunya toka shitani mu izina rya Yesu. Ibyo bintu ntabwo ari byo kujyana mu rusengero, muratwika, mutwika abazimu banyu, murazimye. Rero byose muragira ngo bigende bite? N'imvugo zanyu zisigara ari ibishitani, ururimi rwanyu ruba ibishitani, hanyuma Icyongereza n'Igifaransa biba mvajuru. Haleluya, mina. Imana iba Dieu, iba Allah, iba Jehova, iba inde, hanyuma Imana yo kugira ngo nawe umane muri wowe kuko wamaniwe. Mweze Imana ibihe byose, iyo ndamukanyo ntawe ushaka kuyigira. Kweza Imana reka da, ni Yesu ashimwe, ninde niki, ku izina rya Patiri na Mwana ni Mariya mutagatifu w'intuza w'icyo dusabire. Mukajya guterekera abazimu batari abanyu, naho mwebwe mudafite imizi. Muzikomeramo mute? Muzabasha guhanga mute? Mwamaze kudigadiga mu ntekerezo zanyu, muri ibihindugembe, nta kintu na kimwe muhagazeho. Nicyo gituma rero wumva ibintu byose bikorwa n'umuzungu. Muzungu sha wamwigerera, ariko abazungu n'abahanga. Hanga bahe? Ngegera gusa ahubwo. Ngegera gusa kuko ibintu byose bafite nibyo birata. Twamaze kubona yuko imizi yabyo nitwe tubifite. N'ikimenyimenyi nabo baragaruka bakaza kutureba. Nkubwiye abazungu baza kuraguza ahangaha ntabwo nabarangiza. None se kukibaza akavuga ngo nje gukora ibijyanye n'ubushabitsi bwanjye, business, nje kubikora mu Rwanda, muri Afrika, hehe, baranzi hose. Abata ariko reka numvise umuntu ukomeye ku bumana bw'aba bantu bene Gakara, reka atubarize turebere ko ibi bintu bizaduhira. Kuki abashinwa badakora umuhanda batabanje gutamba igitambo, bagafata inka bakayibagira mu muhanda, amaraso akameneka aho ngaho, bagafata itungo bagatamba igitambo, hanyuma kugira ngo barinde amaraso yabo ashobora kuzahamenekera cyangwa y'abakozi babo. Hanyuma wowe ukumva nibishitani, tujyawe biriya bintu ntabwo nabijyamo. Ari wigeze kuba mu buhamya arambwira aterega muganga ibintu ukora nibyo, ati ngewe nakoranye n'abashinwa, ati ibi bintu barabikora babazi inka tugiye gutangira umuhanda. Ati abantu bigira ngo ni za makiristu n'iki, baravuga ngo ntabwo tuyirya, ati ntabwo muzadukorera mu ntuzi, mutazaduteza ibibazo. Ati ngewe ndirira, ati umuhanda ntitwawukoze tukawurangiza. Ati nyuma rero nibwo naje kumenya neza ko ari umuterekero. Uwo muntu yamaye ubuhamya aje hano guterekera, ariko ntacyo yarampamirije kuko nge nari mbizi. Barabanza bakaza bakabaza ko tugiye gukora ibi, dukora iki, biradukundira, tuzahagirira ishya n'ihirwe cyangwa duhambire dusubire iwacu tugende.
hakaba ubona bagomba kugira ibyo batunganya, abandi bagomba kugira gute, nkababwira ibyo ngomba kubabwira, ndaragura sindema. Ikimbabaza kwabo babizi kandi bari mu madini babashoyemo, bagahindukira bagashaka imitsinda, akabazi ko adashobora kujya gukora umushinga runaka ntahashinze imizi, atawuragije abakuru n'abakurambere be, atereje abakuru n'abakurambere b'igihugu agiyemo. Wowe rero ukumva ko uzashogoshera ukagenda ngo nabonye ngo green card, ngo nagize gute, ngo ngiye ukibuka kuraguza ibintu byagucikanye uri iyo ngiyo, dore ntacyo ngeraho, ndakora sindemya, ndahasindonka, naho simfite n'itike yo kuhangarura, n'urubarizo singira ubona. Wibutse ibitereko zasheshe, wagwaga heza, wagombaga kubanza kubaza yuko urwo rugendo ugiyemo ruzaguyira. Kuko ababyeyi arabaza akavuga ati uru rugendo rwihorere, uru rushako rwihorere mwana wanjye, ibi bintu bireke byandurumye, ndabona ntago nabyereje, ukabireka niba ushaka amahoro. Utabireka nyamwanga kumva ntiyanze no kubona. Iki kintu nyitinzeho cy'imihango n'imigenzo kugira ngo mubyumve, kuko mutabyumvishe twakomeza kuba ibihindu gembe. Niba hari icyo mutoyemo ntabwo mbizi, ariko ngewe mba navuze ndaragura sindema. Muganga nyemerera ngushimire cyane kuri icyo kintu utubwiye, ni ikintu cyagutse cyane. Njyewe ibi bintu ndabyumva, kuko iki kintu cyo gushushanya, ahubwo nekereje ibi bintu umuntu yaba yabyumvaga, hari ibintu byinshi yahanga. Tujye tubona nka bano bantu, mwihangane gato mbivugaho nk'umunota umwe, n'abandi murahita mukomeza, turasoza mu kanya 5:00 zuzuye. Umuhire yahoze ari kwestinga, nawe yaza guhita avuga, niba ari na Theodore ubundi n'abandi neza akaza kuza kudusoreza na muganga. Tujya tubona bano bahanzi b'abartiste bo hanze bagiye bamamara, ariko rimwe na rimwe byinshi byose tugasanga babyibye nyamara twebwe twajya kureba muri uwo mwihariko wacu ntitugire ikintu dukuramo twebwe cyadufasha. Hari unakoresheje account yanjye iri personal, hari igishushanyo cyanjye nari nashize muri comment, cyantwaye igihe kinini, ariko muganga yavuze ku kintu cy'ubuhanzi, nyita nibuka yuko mu mwanya wose cyamfashe kugira ngo nzajye kugikora niyo mboneza bitekerezo muganga yari arimo arigisha. Ntago bitunganye neza, ariko nashakaga kureba message natangaga nyihuza nuko kuntu muganga yavugaga umuco, mbasha kugikora gutyo. Nekereza iki kintu aba artiste by'umwihariko abantu b'abahanzi bari hano ngaha, cyangwa se n'abazumva kino cyigisho, n'abandi bari bose baba mu buririmbyi no mu bindi muganga yagendaga avuga, hari ikintu kinini twagenda dukuramo, kubera yuko rimwe na rimwe hari igihe umuntu ajya guhanga ikintu bitewe na bino bintu duhora turimo, ukabura ikintu utanga, ukabura message utanga. Muganga reka ngushimire, njyewe ibi bintu nzagenda nkomeza kubyumva, nzi ko hari ibintu umuntu yakora bizagenda bisobanura ikintu kinini. Mwanjye ukunda ibintu byo gushushanya, igishushanyo cyane nagisize mu ntuza muri comment, abantu mwaza kuza kukireba, ariko igihe byubakiye aho ngaho. Urakoze, ni byinshi umuntu yabivugaho, reka duhe wenda n'abandi basigaye babaze. Urakoze cyane. Yego ishe murakoze, reka duhe umwanya Theodore abaze. Ariko muganga, mbongereho ikindi, ntabwo umwanzi wawe yakwigisha ngo akwigishe ibintu byakugirira umumaro, ahubwo ahita asenya n'ibyo wari ugezeho akagusubiza inyuma. Theodore, mwafungura mikoro mukavuga. Wowe bita Theodore sindi ku bwabo, ndabona hari umuhire yaza gufata ijambo. Umuhire Theodore ariko arabura kumyutinga, ashobora kuba ari kuvuga iramyutinze. Umuhire yaza kuzamuka. Okay. Muganga, ku bintu mwatubwiye ni byiza cyane byose uko bigiye bitandukanye, ariko hari abantu bavuga ngo iyi migenzo yacu ngo ya gipagani, ndumva bo batari ibintu bakomeza gutindaho, kubera ko yuko n'ubundi muri biriya bitabo bita ko ngo basomewe nako bigishijwe bazaniwe bya Bibiliya na Korowani, n'ubundi nabwo mu byo bita nko mu bitabo bya Mose usangamo ibirimo nabwo imigenzo n'imiziririzo y'abariya, nabo ugasanga nibyo birirwa bagenderaho. Uzitegereze nk'abadive ngo bigishijwe kuziririza isabato, babaho ubuzima bwabo mu buryo bwo kuziririza uwo munsi. Rero nkaba numva yuko nta kibazo kuba natwe twaziririza iby'iwacu tukaba na proud yabyo, kubera ko yuko kuvoma rwose ku muco, ngewe ndi mu bantu ba mbere babishyigikira, kubera ko nyambona ikibazo nk'ubu ngubu cyitwa
cyo mu buvuzi cy'abapharmacist dufite na buriya n'aba drug sellers nyine bacuruza imiti ntago ari abapharmacist, kandi bakabaye batangira bavuga ati ese niba muganga yatubwiye umuravumba akatubwira ibyo ukora, wa muravumba twawukora gute ukavamo izo dosage, ahubwo ukaba wanavamo amafaranga tukagurisha mu mahanga. N'abanyarwanda batuye muri aya mazu y'amapartoma bahisemo guhinga amajaride mu ngo zabo badashaka gutera iyo miravumba, bakazajya baza kubikonsoma bagaha amafaranga akatugumamo. Ngiye numva ko byaba ari wa musingi w'iterambere kandi tuvomye mu muco muri bya bindi twakoraga byose. Muganga nababaza nti kuri ibyo bintu byose muhora mutubwira kubiba ibyo bintu, ese ubwo burezi ubu ngubu noneho bwatambutswa gute ko muhora mutubwira kubiba? Hari ababyumva, hari abagerageza gushakashaka noneho kugira ngo tubashe kuba twakinjira systeme ibyo bintu byigishwe. Twatangiye tuvuga ku nyandiko, dufite iriya nyandiko yacu yaba ari umwimerere wacu ndetse no mu bijyanye no kubika ubuhanga bwacu, kubera ko yuko nk'ubu ngubu ufashe nk'inyandiko zo mu Gihinde ziratugora cyane kugira dusobanukirwe ibyo banditse, ubwo bashyizemo n'ubwiru bwabo twaba dufite kubugeraho mu buryo bugoye. Yewe no mu Igishinwa ngo kigira inyuguti 2600, ngo kugira rero ngo bazakwemeze ko uzi Igishinwa ku kigero cyo hejuru, amwe ubona certificate ya mbere nyine izo bita C2, ubwo ni certificate y'umuntu uri advanced. Ubwo iyo bisaba kuba uzi izo nyuguti zose 2600, ariko hari n'ibindi bintu by'ubwiru byinshi butaramenya bigendeye ku mateka yabo, ndetse natwe usanga bikonsomwa n'abantu bake. Ariko nk'ibi byacu duhita tubona bigeze ku karubanda, ndetse ukibaza n'ubuhanga bwacu ahantu buri, ni naho tunaturuka natwe twisuzugura tunasuzugurwa bitewe n'uko bigaragaza ko nta byacu twari dufite. Kuko iyo dutangiye kubakira ku byacu bituzamurira confidence. Niba hari ukuntu abanyarwanda batunganyaga impu bakazambara, tubihereyemo twajya tubona zino nka zose zibagwa dufite amakoti meza twambara natwe atunganyije mu mpu, aho kujya tujya kuyagura mu Butaliyani. Muganga murakoze, nabasubiza umwanya mukagira icyo mubitubwiraho. Nibyo ikinezeza nuko mugenda mubyumva rwose, kuko urumva nk'urugero neza nako Ishema avuze ruranshimishije, ubwo buryo ashushanya, sinzi uko bareba ibitekerezo byagiye bitangirwa, ndaza kureba ndebe uko mbibona, ariko biranejeje. Ibyo nabyo uvuze by'uburyo abantu bizihiza iminsi runaka, ikibabaje nuko mwebwe mubivuga mubigereranya ngo niba abantu ngo nabo bizirika ku byabo by'imyemerere yabo, ukagira ngo hari byigeze bibaho. Ni ibintu bibye muri ibi ngibi. Nababwiye uko icyumweru cyaje ni icyamweru, ni inyuguti imwe bahinduye gusa, ni n'amagambo ukuntu yagiye avuka mu zindi ndimi nuko zavutse. Nzabibasobanurira neza mbaha n'ingero uburyo byavuye mu Kinyarwanda n'Ikirundi. Ikibazo, nta munyarwanda uhaye agaciro Ikinyarwanda, nta murundi uhaye agaciro Ikirundi. Mwese urumva kumenya kwiza ari ukumenya Igifaransa, ari ukumenya Icyongereza, ari ukumenya iki. Igitangaje nuko nibyo nabyo tubizi natwe. No utekereza yuko twebwe tubikubwira ari uko twabaye abanebwe muri icyo Gifaransa cyangwa Icyongereza? Kuko ibyo bibabwira izo ndimi zose ndazizi, nzivuga neza, nzandika neza. None se ubwo ngubwo naba nkurikiye iki muri ibyo ngibyo? Kuki se jewe ntahisemo kuguma muri ibyo byongereza cyangwa Ibifaransa cyangwa ngo bibinyibagize none? Ariko aho tuboneye umwimerere wacu ni kuki tutawugarukaho? Ntabwo ushobora gufata icyamweru cy'akadogo ngo ukigereranye n'icyumweru kibwe mu cyamweru, ngo uvuge ngo niba abantu bakomera ku cyumweru cyabo, ngo natwe reka dukomere ku cyamweru cyacu. Nta cyumweru cyabo bagira, ahubwo nibagarura ibyacu barasigara ku kisa batinde. Ni nayo mpamvu usanga iyo tumaze kugaragaza ukuri kandi ko ari ukuri wowe, ukuri n'ukuri ntabwo ari ukugirwako. Niyo mpamvu usanga aya madini asigara nta kintu ahagazeho, abantu bayashiramo.
niyo mpamvu abanyamadini ni abanzi bo mu kirambi bakorana n'umurozi uvuka ishyanga, nibo bantu bica abantu mu ntekerezo bwa mbere bakabagira ibihindugenda, bakabigira ibyo ntazi, warangiza abo bantu ukaba ari bo ugira abafatanyabikorwa ba leta ba bugufi. Ni cya kibazo cy'ubucakara tukirimo. Ubu se uwafatanya iki n'umurozi? Wafatanya iki n'umwanzi? Akaza kugeza kuki? Dufite ibintu byacu by'umwimerere. Binyibukije urambaza uti ubu burezi bwatangwa gute, bwakwirakwizwa gute, ubumenyi. Ahangaha ariko tuba tugira dute? Ubu tuba duhamba imbwa rwose, mujye mumbwira nigire mu bindi cyangwa nigishe mu bundi buryo. Ahangaha nimwe mwantumiye bya space ntabwo nari mbizi jewe. Yego muganga biradufasha, navugaga mu rwego rwo gukora karikuramu ku buryo abana bakurana izo bakurira muri uwo murongo. Nibyo ibyo rwose rero utaragera aho ngaho ndagira ngo nkubwire ko ikitwishe cya mbere atari uko hatariho iyo nteganyanyigisho. Ikitwishe cya mbere ni uko ikiriho ari uburozi atari uburezi. Mbere rero yo gukora integanyanyigisho turagomba kubanza guhindura tukagira uburezi butari uburozi. Hanyuma hagati aho ngaho rero ntabwo tuba twicaye, nibyo byibi rero tuba turimo gukora. Mwe nimumfashe mumbabarire mukoreshe ahantu hose mufite mushobora kunyuza ubutumwa. Kuki urara utasangije ikintu ubona ko kigufitiye umumaro, gifite nicyo cyakubaka muri bagenzi bawe, niba ari hano kuri X, niba ari kuri Instagram, niba ari kuri YouTube, niba ari kuri Facebook, niba ari kuri stati yawe mbonwa yawe, mumbinkorere gusa byonyine ibyo mugenda mumenya. Biriya Bugingo yavugaga afotore gusa ati ye kubisangiza inshuti ze mu gikari gusa, ariko irata kuki umuntu yirata Bibiliya y'ikinyoma, kuki utakwirata igihaza cyawe witereye ku munsi wo kurya ubunyano bw'umwana wawe mwita izina, ukavuga uti dore ibyeze muri wa muhango twakoze, ukabipostinga kuri stati ukicecekera, undi nawe akabisangiza, undi nawe akavuga ati none se burya ibyo kurya ubunyano bisigaye bikorwa bite, nawe akabikora, undi. Ibi byigisho urabona nk'ejo bundi duhura kuri uriya munsi wo kwizihiza ikurwaho ry'ubucakara, abantu bose ntibari bahari ariko bari bahari, ntibari bakeya, twaranabyishimiye cyane kuko aho twahuriye mwabonye ko sare yose yari yuzuye, uruganiriro rwari rwuzuye. Hanyuma ko mutabifata ngo mubisangize bigende bigere kure, kwibyo ari nabyo byigisha cyane muri iki gihe kurenza n'izo nteganyanyigisho murimo kuvuga. Noneho rero ibindi nabyo bizakorwa uko tugenda dushyiraho uburezi bwacu. Ndababwiye nk'umushinga dufite kandi ntabwo uri kure kuwushyira mu bikorwa, kuko integanyanyigisho twamaze kuzubaka. Igisigaye ni ugukusanya ubushobozi bwo kubaka inyubako z'ibifatika, ariko no mu gihe izo nyubako n'ubutaka tuzubakaho turabufite. Igisigaye ni ukugira ngo dukusanye uburyo bwo kubwubaka, kuko tugomba kubwubaka mu buryo nabwo kama. Inyubako ifite imbonezabitekerezo ku buryo n'inyubako ubwayo ari icyigisho nk'uko nabibabwiye. Noneho n'abigisha ko bambaye n'iki byose bikavuga. Kuki utarabona padiri ajya gusoma misa yambaye costume? Mutekereza ko bari abantu ari ibigoryi ku buryo cyangwa nta makositime bagira? Kuki bemera agashyiramo kariya kagofero gashobora kuguruka, akagira gute, abandi bakagira gute? Bifite ikintu bivuze. Abasilamu kuki bemera kuriya? Twebwe ibyacu bimeze bite? Bihagazweho nande? Niba umuntu adakorwa n'isoni zo kwambara umusaraba ukabakaba ku birenge, kuki wowe ukorwa n'isoni zo kwambara ibikomo bya nyogokuru wawe, imiringa y'imirinda ya so na sokuruza, urunigi, umwishywa igihe cyo kurongorwa? Kubera iki? Kuki ukorwa n'isoni zo gutega amasunzu, hanyuma wa mwana w'umukobwa wateze amasunzu w'umukama ninde, w'umuhanzi rwose yagiye kumurika imideli ateze amasunzu, kandi ntabwo ari umunyarwanda. Muramwibuka yitwa nde? Niba hari umuntu wabonye iyo foto. Agenda ateze amasunzu. Bene amasunzu ntacyo bibabwiye, kandi amasunzu afite icyo avuze. Isambu y'umuntu n'ibitekerezo bye. Ibyo bintu ni mubikore rwose, muraba musangije ubumenyi burenze ubushobora gutangwa muri kaminuza uyu munsi wa none.
niyo nigisha jewe nicyo nkora, kandi urumva byatangiye no kuza, kuko niba basigaye babona ko mu bigisha bakeneye harimo natwe twigisha bishingiye ku muco, ndetse ahubwo ko bikunze wazenguruka amashuri yose, ubwo se ntabwo byatangiye kuza. Kuko iyo nigisha ntabwo mba nigisha bikiganga gusa, mubona ko n'ikigisho ndakizana nkagisangiza hariya, kandi mwese mutiga muri kaminuza. Ni itegeko narabibabwiye, batabinyemereye yuko ibyo nigishije mbisangiza abantu muri rusange ngo babimenye, kuko abantu bose ntibazagira amahirwe yo kujya muri kaminuza, ntabwo najyayo. Kuko ntabwo bafite banyishyura iki. Ibyo ntanga mbitanga kubw'urukundo nkunda igihugu cyanjye, nkunda abakurambere no kubaterekera, kugira ngo bene Imana bongere baterekwe mu gitereko cyabo. Niyo mpamvu ubona ibyigisho nigisha no muri kaminuza ndaza nkabibasangiza hariya kuri YouTube. Ntabwo ari uko nari umuntu uri academicien ngo mbirekera aho ngaho gusa mu masyllabus birangire. Nkatanga umukoro mu bashakashatsi bose, umunyeshuri wese uzakora ubushakashatsi agaruke atubwira ikintu yakuyemo. Umwe mu banyeshuri nigishije ntaratangira no kwigisha muri kaminuza muri ubwo buryo, ariko wazaga kwigira mu kigo nyarwanda cy'ubuzima bushingiye ku muco, ndibuka ko namwigishije ikirango iriya nyabutatu, igisobanuro gishya cy'umuntu, umuntu n'indi atandukanye ubugira kabiri, bwa mbere nawe ubwe, kuko ni nyabutatu agizwe n'umwuka, intekerezo n'umubiri, nizo UIU ziri mu kirango cy'ikigo nyarwanda cy'ubuzima bushingiye ku muco, umwuka, intekerezo, umubiri. Hanyuma umuntu n'indi atandukanywa n'umuco we. Umuco w'u Rwanda ugizwe n'ibirango bitatu by'ingenzi, nabitangaje muri 2012. Imana, inka n'ingoma. Imana ntishushanywa iri hose, inka ni ya mahembe, ingoma murayibona, ni nayo mutwe w'inka. We rero yitoreyemo ingoma gusa, atoramo ingoma, nawe yize iby'ubuzima bwo mu mutwe, hanyuma atangira gukoresha ingoma nk'ikimenyetso cyo gukangura. Impuruza. Muziko ingoma nanone ari ikimenyetso cy'impuruza y'igihugu cyatewe, bavuza impuruza, noneho nko gutabaza. Watabaza rero iyo abantu bavuze bati komera, wongera kwikomeramo, niyo wari ugiye gupfa ukarwana umuhenderezo ukavuga uti abana barabaraje ugakomera. Ibyo bintu ni nabyo bikuza abasirikare b'umubiri, burya intekerezo zacu zigira kwikomeramo, n'abasirikare bagahaguruka tukirwanaho, kubera ko twagize kwikomeramo, icyo bita self esteem. Atangira kujya yigisha, yatangira kujya agaragaza iby'ubushakashatsi bwe akoresheje ingoma, abihimbamo uburyo bwo kwigisha n'ubuvuzi bukoresheje ingoma. Yigisha abantu kubaho ubu yararangije, afite doktora. Urumva guhanga kwe guturuka aho ngaho, ni ugushingira ku muco. Kanguka, urahari? Hano urahari? Ba hano. Kuko igituma abantu benshi bagira umujagararo, bakagira kwiheba, batwarwa n'ahahise, bagahangayikira hazaza, bakibagirwa ko bari hano. Ubu baho nonaha, ubu ngubu ubanza ube hano. Urumva rero nabyo biri muri kuba ibikurimo. Ariko nanone ukabiba imbuto, ngira ngo n'ubu ngubu rwose agomba kuba akomeza kwigisha. Urumva rero urumva bigenda biza. Uwo yitwa Dr. Ndagijimana, Ndagijimana yango Jean Pierre, ko nakwitwa Kevin Ndagijimana. Urumva rero ibintu bifite ahantu bigenda bivana naho bigenda bigana, ariko dushingiye ku muco wacu. Rero kubyigisha, urumva twe turabigira uko dushoboye pe, hari n'umusaruro tugenda tubona, ariko namwe nimudufashe twe kubibira mu rucaca. Ntago muri urucaca, no mu rucaca rero simbizi niba zitamera, ariko ubundi ntabwo amasaka y'ubusa ngo bajye kuyabiba mu rucaca, uyabiba mu murima wereje. Niyo mpamvu iteka impamagaye kwigisha ndakubwira muri bande ndigishiriza hehe ngo bitange iki.
bitangiye icyo rero numva neza nicyo nakubwira. Hanyuma wenda ku cyo wifuzaga, hariho n'iyo gahunda nyine y'uko tugomba kubaka uburezi bwacu buhigika uburozi, kandi ni na byiza kuko tugenda dukorana n'inzego bireba, ariko ntimuze gutegereza ibintu byinshi ku nzego, kuko abo bitegerezaho urasanga ari ibiroroge kurushaho. Mumbabarire cyane kuko twese twarogewe hamwe, rwose twese twarogewe hamwe. Niba rero uwo muntu atagize amahirwe yo gukurikira iki cyigisho ngo yumve agaciro kabyo, ibyo bintu uzajya kubimubwira yumve ni mahamba rero. Abayumva inka nizo ziyumva, abashumba nibo bayazi. Ushaka inka aryama nkazo, utigeze ashaka inka ngo aryame nkazo. Muganga tubunganiye urajya kumubwira ibyo abayobozi bava muri community batugira ngo mutwibire akabanga, nitujya tuganira tunababwire ko hari uburyo twategura karikuramu, kuba ko abayobozi baba muri communauté turahura mu bihe bitandukanye. Hari igihe bagira gutya bagahonoka, bakaba batangira gutekereza neza, yego natwe turacyari batoya, dushobora kuzagera mu ruharo cyangwa tukabana n'abazagera muri izo pozisiyo, tukaba twabunganira ariko dufite aho duhera. Niyo mpamvu tuba twabegereye kugira ngo mudusangize, noneho natwe twige tugire ibyo tumenya, noneho tuzatoze n'abana bacu nabo hari igihe byazaba ariho bitangirira. Murakoze cyane. Nibyo rwose, nibyo ndabizi, kuko hari n'abatware batari bake aca mu gikara akakubwira ati ndagukurikira ibyigisho byawe, nanjye ndi umwigishwa w'ubuzima bushingiye ku muco, nubwo ntavuga komereza aho ngaho. Nabo twagiye duhura n'iki, usanga ari nuko yabaga yashimye ibyo ngibyo akagira aho ava mu ntekerezo agahonoka, noneho akumva yuko akeneye kwicarana n'umupfumu kugira ngo amupfumurire mu byo akora, mu biki, mu nshingano ashinzwe, hagira ibintu bikorwa bishingiye ku muco, kandi nawe ugasanga bigenda bibyara umusaruro. Nta n'ikibazo ubundi igihugu cyacu cyakabaye gifite, kuko mu itegeko nshinga ubwaho havuga neza yuko igihugu gishingira ku muco kigashaka ibisubizo by'ibibazo gifite, bashingira ku muco. Ariko ingorane abajya gushyira mu bikorwa iyi mirongo ngenderwaho, bariya mbese bashyira mu bikorwa izo politike. Hari abashyiraho polisi, nibyo politike nyine ku rwego rwa za minisiteri n'iki, noneho ariko kugira ngo bishyirwe mu bikorwa niho usanga abantu rero umuntu ashyira mu bikorwa ibimurimo. Urumva ko ntabwo umuntu yajya gushyiraho itegeko rivuga ngo dutanze ikiruhuko ku munsi w'akadogo, kandi we yibereye ku cyumweru kibwe mu cyamweru avuga ati ibyo bintu ubundi ibyo bintu se ubwo bundi bimaze iki kindi. Hari abantu batumva ibyo bintu icyo bimaze, nyamara iyo utaye ikibariro uba utaye gutekereza kwawe. Ndabona iminota irimo igenda y'igihe twihaye cyo kupfundika, reka hari twakire nk'abandi bantu nka babiri, noneho mwebwe muyoboye icyigisho tuze kugira aho dupfundikira. Ndabashimiye. urakoze muganga. Reka twakire twihuse Theodore niba yabashije kuba yaboneka cyangwa se kubona uburyo yafungura mikoro. Theodore, waba uri kutwumva? Theodore ashobora kuba atari kutwumva. Umuhire we yahise amanuka, umenya ahari yashobora kuba yasubijwe cyangwa ari icyo wavuzeho yari afiteho ikibazo. Niba nta bandi, muganga n'ubundi ubu harabura iminota 8 wadufungira icyigisho, ubundi aka ni akagaruka. Tunabibutsa yuko konferanse cyangwa se umuhuro twari twagize ku munsi wo kwizihiza ihagarikwa ry'ubucakara, aho twari turi kumwe na muganga Rutanga Rwamaboko na Dr Rusabadirishya. Icyo kiganiro cyuzuye cya Dr n'icya muganga mwagisanga kuri YouTube yiwe ariyo Muganga Rutanga Rwamaboko TV, mukareba umunsi twagize. Hari byinshi twigiye muri kiriya cyigisho, namwe byabafasha. Ari nabyo yavugaga ngo dusharinge, nyamuneka genda ugifate nawe ugisharinge ku bandi. Nkuko ngo mwanareba muri comment twagishyizemo,
ndetse n'ibi byigisho tugenda tuganira hano buri wa kabiri mwabikurikira kuri Muganga Rutanga Rw'Amaboko kuri YouTube channel yiwe, agenda abishyiraho. Mujye mujyaho munyarukireho muzajya mubisangaho. Muganga, twakongera tukabaha umwanya mukadupfundikirira icyigisho cy'uno munsi, nubwo ngewe numva twazagaruka kuri parti ya kabiri yindi twibaza nta kuntu ku byitwa production abanyarwanda uko bayikoraga nta kintu twakigiramo, nta n'amatekinike ya kera twakomeza gukora, ko nk'ubu ngubu hari ubwo nabonye inyanya bazishyira mu ivu zikabikwa zikagera ku mezi 6, inyanya mbisi zisanzwe kandi zikaguma zimeze neza. Tukavuga ati se ntago ko ubu ngubu zera tukahita tuzimiragura, ugasanga amasosi turayateka tugatukuza, ariko ugasanga nyuma y'igihe gitoya duhise dutangira guhahara umwijana, noneho tugatangira no kuzibagirwa, tukajya dukarangira ibishyimbo aho ngaho. Tukavuga noneho ese ko ano mata tuyagira, ubu nta kuntu twatunganyamo ibimuri tukazamu ikimuri noneho tukagikonsoma mu mwanya wo kwirirwa tujya kwirukanka kwa ano mavuta yandi ko tubona n'ayahenze kandi tubona ikimuri kiyarusha ubwiza. Murakoze cyane muganga, umwanya n'uwanyu mukadupfundikirira. Ubwo mu gice cya kabiri twaziga ku bindi twazaganiraho nabyo byerekeye kuri ino ngingo. Murakoze cyane. Nibyo rero ni nacyo kitantera ubwoba rwose ko kwigana namwe. Nzi ko ndimo kwigana n'abatekereza b'indashyikirwa. Ubundi ntangira kwigisha ibyigisho by'ubuzima bushingiye ku muco, ndavuga ngo intego ni ukugira abantu abatekereza b'indashyikirwa, higher thinkers. Rwose abantu batekereza ku rwego rufite aho rushinze imizi, urwego rwisumbuyeho, abantu bakabasha kugira icyo nabo bapfumurira abandi. Urumva rero nk'ikintu uvuze twakwigaho ku cyiciro cya kabiri, ku gice cya kabiri cy'iki cyigisho, urumva ko gifite impamvu ifatika. Ibi bintu byo kubakira ku iterambere rishingiye ku muco cyangwa umuco n'iterambere ni bigari cyane, kuko mu buzima bwacu bwose nagiye nkora hirya no hino, bakorera imvange, ndabatogosereza, mbagirira agatogo k'ibintu byinshi bitandukanye, ariko nibaza ko katari bubatumbishe, kubera ko harimo ibintu byinshi dukeneye kureba, kwari kugira ngo byibuza umuntu yikebuke arebe yuko ibyo yita iterambere burya ntaririho. Naberetse mbereka mu buzima bwacu bwa buri munsi, ndakwereka ku myambaro wambara, ndakwereka ku byo urya, ndakwereka ku ntebe wicaraho, ndakwereka ku nzu ubamo ibiyubatse. Niba nta ruhare ubifitemo, niba igihugu cyawe kidakora bene ibyo bintu ukeneye, niba wowe nk'umuntu ku giti cyawe ntacyo ubasha kwikorera muri ibyo ngibyo, burya nta terambere ufite. Kandi mwabonye yuko aho ngaho twatsinzwe rwose. Kugira ngo dutere imbere bishoboka nuko dushingira ku muco wacu. Nuko bashobora kuvuga bati amasoko arafunze, ntabwo uyu munsi umuntu utari bujye ku isoko ntabwo arya. Wowe ugasohoka ukajya mu busitani bwawe, kuba afite ubusitani, ukajya muri cya kidobo, cya gifuka, cya kibasi cyamenetse, wowe utajugunye, ahubwo wahinzemo uruboga rwa dodo, wateyemo urunyanya, yamashywa y'inyanya ntuyajugunye, za nyoni nazo ukazemerera mu kabana zikarya urunyanya rumwe, zikatera nyinshi, n'intagarazo ryo n'iki, noneho ukagira ukabona ikintu ushobora kurya. Aho gutera ikimeze nk'igisheke kandi atari igisheke, tera igisheke uzanakirya. Aho gutera ikimeze nk'insina kandi atari insina, tera insina uzanayirya. Ariko ikibazo
ujya kubona ukabona ngo iterambere ngo ni ugutema insina. Kubera iki? ntabwo insina ziri mu bintu bizamuka cyane ngo zabangamira imiturire. Umva, hari ibintu reba abantu bakora, ntabwo mwize kubona ibyo bintu i Huye abantu batemaguye insina, kandi abavuna muheto ntacyo bafite cyo kurya. Buriya umujyi wa Huye uri mu mijyi ibamo inzara iteye ubwoba, ndabizi nize muri kaminuza i Butare. Ahantu ibintu biciro biba bizamutse cyane cyane. Kubera iki? Kubera ko haba hari abaryi benshi kandi batagira icyo bakora. Abo baryi benshi tuba dufite ni abanyeshuri ba kaminuza, ni abakozi ba kaminuza bahembwa impapuro ariko zidafite agaciro kubera ko ntacyo abantu bejeje. N'uyu munsi wa none inzara y'i Butare irazwi. Warangiza ngo abantu bateye imbere. Aho ngaho haba hari abantu biga iby'ubukungu, haba hari abantu biga iby'ubuhinzi n'ubworozi, haba hari abantu, hari n'ababigisha nabo bameze batyo, bose bagahaha batyo, bakiga batyo, ubuzima bukarangira bugakomeza gutyo, ngo twiga muri kaminuza mu minuje iki. Hanyuma umuyobozi w'akarere w'umujyi yavuga ngo agiye guteza imbere aho hantu, agatemagura n'insina zari zihari zajyaga kweraho ibitoki, babandi bose badahinga batagira epfo na ruguru bajyaga kuzarya. ngo ubwo nibwo atejeje imbere akarere n'umujyi. Urumva iterambere riragana hehe ridashingiye ku muco? Ariko mu kinyarwanda ni uko umuntu agira munsi y'urugo. Umuntu agira munsi y'urugo. Niba mushaka gutera ibyitwa indabo, hari ibiti byera imbuto, izo nsina zera ibitoki, insina yaba n'ururabo rwiza. Muzi ko niyo twagize ubukwe, twacyuje ubukwe, dutera insina, ntabwo dutera indabo burabo. Birashaka kukwereka ko n'indabo zacu ziba zifite icyo zitanga. Izo ndabo rero zitere nazo uvuga uti nzazikuramo imiti, nzazikuramo ibihumura neza, nzazikuramo iki. Izo nganda se ushoboye kuzikora? Rero nimureke dusubize agatima impembero, tubone yuko nta kintu dushobora kugeraho kirambye tudashingiye ku muco wacu. Twe kwishimira kuba abantu bakoresha ibintu bigezweho nta ruhare dufite twabigizemo, kuko ejo bene byo niba bijyana tugasigara turira mu myotsi. Twe kujya mu isi ngo tuvuge ngo natwe ngo duteye imbere kuko dukoresha ibyo ngibyo kandi tutabikoze. Ntabwo ariyo mbonezabitekerezo y'Abanyarwanda. Ubwo urumuri rwacu ruba rwazimye, kandi igicaniro cyacu nicyo kigomba kumurikira abandi. Rwa rumuri rukagenda rwanda, rukagenda rwaguka, ni nacyo u Rwanda bivuze. Hanyuma rero ndemeranya nawe yuko igihe kidukundiye kandi birashoboka, byose n'umuteguro. Ibi byigisho nyine nk'uko mwabitangarije abantu bihoraho buri wa kabiri, keretse nagize izindi mbogamizi ninazigira hazajya haba hari abandi, kuko ntabwo nyiri jyenyine. Namwe ubwanyu mwakwitoranya mukiga icyigisho runaka, kuko ibyo muganira mba numva rwose bishinze imizi, nabyo bikantera imbaraga. Ubwo rero twaziga mu buryo bwo kugira ibyo abantu bahanga ibihangano, si no mu biribwa gusa, ahubwo no mu bindi, ariko noneho ko wibanze muri ibyo ngibyo no kubibika no kugira gute. Warutanze nk'urwo rugero rw'inyanya n'iki, abantu bakagenda babireba byinshi, namwe muzagenda mubitangamo urugero, tugende tubiganiraho, izo ngero tuziganireho. Noneho abahanga baraha bari mu ngeri zitandukanye bagende bareba noneho uko babiduhuriza n'aho iterambere rigeze. Nk'uko nanjye navuze nti muri iyo mihango n'imigenzo y'abakurambere bacu, iyo miterekero yoki, hari ibyo twakuramo n'utabyemera mu buryo simvuga ubundi imyemerere ubumana, kuko spiritualite burya itandukanye n'idini. Ibyacu ni ubumana, ni spiritualite, la spiritualite rwandaise, Rwandan spirituality, ubumana bw'Abanyarwanda bw'abakama nibyo byacu. Noneho burya nibyo bigenda birema umuntu. Nutabyemera atyo ariko noneho abe yanabibonamo siyanse, kuko niyo mizi ya siyanse. Ubundi siyanse y'ibifatika, ubumenyi bw'ibifatika bwavuye mu bumenyi bw'ibidafatika. Siyanse yavuye muri siyanse
siyanse metafizike, ni ukuvuga ubumenyi bw'ibifatika bwavuye mu bumenyi bw'ibidafatika nk'uko twagiye tubitangaho ingero zitandukanye. Kuri icyo rero rwose numva tugize umugisha twagira abantu babasha kwihaza mu mirire, noneho bakajyana no ku masoko, hanyuma tugashingiraho n'inganda zacu. Ubwo rero Bugingo nanyemerera rwose ndahita mutumira azambe hafi muri iki cyigisho, nawe agira ibyo adusangiza, kuko urumva nibyo yize, nibyo akurikira mu mirimo ye, mu bushakashatsi bwe. Yababwiye n'igitabo arimo kwandikaho food processing. Mbivuze neza Bugingo ibyo wize? Ushobora kugaragaza akamenyetso niba mbivuze neza. Nibyo bintu azambe hafi. Uze no kumbariza Dr. Rusa nawe niba yazaboneka, tuzunganirane kugira ngo afashe abantu uburyo ushobora gukora ibintu byoroheje mu karima gato koroheje, ukabasha kubonamo ibintu bigutunga kandi by'umwimerere. Ukabasha kubona ubworozi mu rugo rwawe bugutunga kandi bw'umwimerere, atari kugira ngo ujye kurya inkoko yatewe urushinge mu munsi umwe hanyuma itumbe, ubone ipimye ibiro n'akaro, nawe ugenda uyirye aba ari kufobagana ejo uturike umuntu akinduke. Hari ibintu rwose tugomba kwanga, hanyuma nkazanezerwa cyane rwose mbonye inkweto nziza y'uruhu. Umva, mfite inkweto nziza pe, ntago mbirataho, ariko aho inkweto nziza ziba ndahazi. Ariko ntabwo nkikunda kuzambara kubera ko ntago ari umwirato wanjye, bintera isoni. Amakote rwose, ibyo bintu tugiye tubibona bikorerwa hano mu Rwanda mu isi y'amakote, ariko tuzabikura hehe? Guhinga ya mivumu, no kugaruka kuri za nyamaswa zacu, ibyanya birinda izo nyamaswa, hakaba habaho n'igihe cy'ubuhige abantu bakanidagadura. None se inyamaswa zirera zikasarurwa nk'uko n'ibihingwa n'iki bigira, ntabwo byagumaho gusa. Ni nk'uko tworora inka, hakabamo ibimasa, hakabamo iz'inyama, hakabamo iki, izo mpu zikavaho. Kuki se hatabaho n'ibyanya by'ubuhigi, abantu bakazirikana n'uwo muhigo, tukabicuruza no mu bukerarugendo bushingiye ku muco? Nabisabye leta igihe kinini cyane, ariko n'ubu ntibaraduha icyanya cy'ubuhigi, ariko tuzakomeza. Twasabye ko haterwa imiti n'ibiti bya gihanga, ariko mubona ko ubusitani bugenda buterwa. Ibyo bintu barabyitaho, muzasure nka parike ya Nyandungu, njye narayisuye igiterwa, usanga harimo imirinzi, harimo ibintu byinshi bitandukanye n'imiti n'ibiti bya gihanga. Rero turibwira ko bizakunda, ariko noneho tubone urukweto rwiza, tubone umwambaro mwiza byakorewe hano, tubone ibyo biribwa byacu. Ariko yewe nahitamo ko duhera ku biribwa, kuko ikirima ni ikiri mu nda, niko Umurundi avuga, n'abantu bakagira amagara mazima, tukivura tukirinda, hanyuma ibindi nabyo bikagenda biziraho. Ubwo rero icyo cyigisho nacyo murareba umutwe mwiza uzagiha, hanyuma abo nibikunda tuzabane namwe mwese, ariko muzatange n'ibitekerezo, nzabyishimira cyane, kandi nibaza ko nacyo kizaba ari icyigisho cyiza. Ibisigaye rwose ibi bintu mubisangiza abandi, nta kintu bisaba, kandi iyo tubibabwira ntabwo ari muri wa mujyi wo kuvuga ngo abantu barashakisha views, uretse ko zinabonetse ntazi igihombo wowe wabigiramo, kuko nabyo nyine ubwo wenda byaba no mu byatera abantu imbaraga, ariko twebwe sibyo tugambiriye ngo bidutere imbaraga ziturimo na mbere. Icyo bidufasha ni ukugira ngo abantu benshi bahonoke, kuko benshi iyo bahonotse twese duhagurukira rimwe, imbaraga zacu zakwiteranya zikagera kuri byinshi, kuko burya inkingi imwe ntigera inzu. Ibyo rero bizatuma bya bindi mwirirwa muririmba ngo habonetse ba Rutanga rw'amaboko bandi bangahe, bandi bangahe, ngo byagenda bitya na bitya. Ni mubebo ibyo bintu uko mwabimenye, ni mubibibe mu bandi, ni mubibe kubiba, mubibe bigere no mu bandi, byere byaguke. Niko rwa Rumuri Rwanda, niwo mutarikera umuzima. Ndabashimiye cyane, dukomeze twigane kandi tumenye, tubeho ubuzima bushingiye ku muco. Nongera mbararikire rwose ibintu by'ubukerarugendo bushingiye ku muco mu Bicumbi. Ujye muza mu Bicumbi tuyigira ibintu byinshi. Ushobora kuza uri umuntu
ku giti cye, ushobora kuza uri urugo, ushobora kuza uri itsinda ry'abantu bakorera hamwe, ibigo by'amashuri, mukaza rwose mukiga ibintu imbona nkubone, namwe mukagenda mukabibaho. Hari n'abarimu baza baba badufasha kubyigisha mu mashuri yabo bitagombye ko bijya muri za curriculum, kuko curriculum zo ziracyagendera ku baduhaye ayo mashuri kugeza igihe natwe tuzigirira amashuri yacu, ariko gahoro gahoro u Rwanda ruragenda rubyanga. Mwavunyisha rero kuri ya miyoboro yo mu bicumbi ni 0788 cyangwa 0725525312. Ntaho zitari ku miyoboro yacu yose, kuri YouTube, kuri Facebook, urabibona. Ni Muganga Rutanga rw'amaboko. Ndabashimiye cyane. Imana y'u Rwanda ihorana namwe. Murakoze cyane muganga, Imana y'u Rwanda ihorana namwe nkuko muhoramo bitubwira. Ubundi ni ukubiba ibyo ngibyo mutwigisha, kandi gahunda ni simbigura. Duharanire guteza imbere ibyangaye by'iwacu, duharanire ubwo kubiteza imbere ntabwo ari ukubihaha gusa, ni no kubidevelopa, kubera ko yuko tunaheramo abantu akazi kandi n'amafaranga akatugumamo. N'izo za simbigura, kuko biriya byose tuvuga ko tugura, byaba ari ubwo burezi, byaba ari ibyo biribwa, byaba ari ibiki byose, ni uburozi. Ahubwo duteze imbere ibyacu, nicyo wenda nasoza mvuga. Tweho ubuzima bushingiye ku muco, kuko umuco ari wo shingiro. Murakoze cyane, mugira amahoro. Ubuzima bushingiye ku muco. Ubuzima bushingiye ku muco ni ishuri ridusogongeza ku muco w'abaduciriye inzira kugira ngo tugaruke ku isoko, hamwe dushinze imizi y'imibereho yacu. Ntawe ushidikanya ko umuco wacu ari igicumbi cy'ubukungu tuvomamo ibisubizo ku buzima bwacu bwa buri munsi. Ahari uzumva ubutumwa butandukanye n'ubundi, uzumva umwuka w'ubuntu wongeye kugaruka muri wowe, uzongera kumva icyo kuba umuntu w'i Rwanda ari cyo, uzongera kumva iki kintu cy'i Rwanda ari cyo, iby'imbuto nkuru z'u Rwanda, abantu barinda ubuzima bwabo, uburo, amasaka, isogi n'inzuzi. Kurikira ibi byigisho maze ukiranuke n'ibikubuza amahwemo. Nta muntu uratugana avuga ngo yagize ikibazo cy'amarozi uko yaba ameze kose, bibi biryano, bibi bitegano, bibi bitongerano, bibi bihuherano, ngo maze ntitumenye uko tumugenza. Oya, ni ukuri namaze imyaka 2 mva mfite n'ikibazo cy'umutwe ukomeye n'umugongo, ariko ubundi muzima rwose. Amavuriro yose narayirukanse, ngarutse mu by'iwacu nisanga nkizi icyago. Nibaza rero ko urugendo Rutanga rw'amaboko yakoze ari ukubanza kumenya ikibimutera. Ubuvuzi twatangije ni ubuvuzi buvura umuntu uko yakabaye wese, nyuma y'igisobanuro gishya cy'umuntu, kuko nasanze abakurambere bacu bari bazi umuntu no kurusha twebwe tuvuga ngo twaramwize. Bakamenya imigenzo bari bukore kugira ngo babe bamuremye mu ntekerezo, mu mwuka we, mu mubiri we, abameze neza. Ndavuga ngo umuntu n'inda atandukanye ubugira kabiri, bwa mbere nawe ubwe, kuko ni nyabutatu agizwe n'umwuka, intekerezo n'umubiri. Iyo umugabane umwe wakozweho, umuntu uko yakabaye wese aba yakozweho. Bwa kabiri, umuntu n'inda atandukanywa n'umuco. Muzumva ko mu buzima burya nta kibazo kitagira igisubizo. Bagaragaje ko nta buganga butagira ubugangahuzi, nta bisare bitagira amasubyo, nta joro ridacya, nta marozi atagira ikirogora, nta kuzinga kutagira kuzingura, nta kibazo na kimwe kitagira igisubizo. Nabigaragaje mu mabara makuru y'u Rwanda, umweru n'umukara. Ibyigisho by'ubuzima bushingiye ku muco mubigezwaho n'ikigo nyarwanda cy'ubuzima bushingiye ku muco, aho muba muri kumwe n'umwigisha w'ubuzima bushingiye ku muco, Muganga Rutanga rw'amaboko. Uyu akaba ari inzobere mu muco, amateka, imbonezabitekerezo, hariyo filozofiya n'ubuzima bwa muntu bushingiye ku myizerere, imyumvire, imitekerereze, imyitwarire ndetse n'imigirire. Yabona ni mutoza abana bacu ubuzima bushingiye ku muco, abantu nibongere bagaruke baba abantu b'i Rwanda, bagarura ubuntu muri bo. Umuco ari umurage twazigiwe n'abakurambere.